imbanara imodoka ibaragize iminsi ibiri aho ngaho. Noneho shoferi anshiraho pressure arambwira ngo imodoka avuga mu modoka ngo imodoka ndishobora kugenda ngo ndatanze iyo tike. Reka mbereke rero ubukristo. Iyo butaba ubukristo ikintu kiri muri jewe. Reka mbereke rero ubukristo. Iyo butaba ubukristo ikintu kiri muri jewe. Yesu ashimwe. Tubanje tubasuhuza tubifuriza amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo. Nkuko bisanzwe turi kumwe n'umushumba wacu mukunda muri benshi cyangwa se umubyeyi wacu, aho tugiye kuganira mu magambo y'Imana, tugenda twibaza mu bibazo twibaza mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu buzima bwa Gikristo, mu mibereho yacu y'ubuzima bwo kuja mu ijuru. Twamusuye aho dufite ingingo iganira ku mukristo nyakuri. Twaguha ikaze mushumba kugira ngo wibwira abantu bagukurikiye, byenda ushobora kuba gukurikiye umunsi wa none atarigeza gukurikira, kugira ngo amenye ni muntu ki turi kumwe. Murakoze. Nitwa Pastor Mudaheranwa wa Ingabo. Nkaba ndi umushumba w'itorero rya Zion rikorera mu Rwanda. Arakoze cyane, aratwibwiye ati ni umwe mu bashumba bayoboye mu itorero rya Zion. Ubwo ni mu karere ka Rwamagana turi umunsi wa none, aho tugiye kuganira kuri sije ivuga ngo umukristo nyakuri. Turatangira twibaza muri imwe mu bibazo mwagiye mudutumikira mutubwira ko tugomba kubaza kugira ngo bidufashe kuva mu rujijo cyangwa se bitume twaguka mu mitekerereze yacu. Ikibazo cya mbere turi kubazeho cyangwa se badutumye ko tukubaza kiravuga ngo izina umukristo rivahe? Murakoze cyane. Twishimiye uyu mwanya mwiza wo kugira ngo dusangire mu ijambo ry'Imana, kandi kuri ibyo bibazo ko Imana ishobora kudushoboza, kandi turagerageza. Wenda atari cyo gisobanuro cya nyuma, aba ariho n'ibindi bisobanuro, ariko mbere yuko tuvugana ngo umukristo, izina umukristo rivahe, reka mbanze mbarangire kuko iri zina umukristo rivugwa inshuro enye cyangwa se zine muri Bibiliya. Nuvuga ngo uhereye mu itangiriro ukagaza mu byahishuriwe Yohana, harimo ibitabo byinshi cyane, ariko izina umukristo rivugwa inshuro zine. Nuvuga ngo urisanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 11 n'umurongo wa 26, ukarisanga kandi mu byakozwe n'intumwa ni igice cya 26, 28, n'urwandiko rwa Petero wa mbere igice cya 4 n'umurongo wa 16, na Timoteyo wa mbere ibice 3 n'umurongo wa 6. Ariko kugira ngo mvuge ngo izina umukristo rivahe, reka dusome ibyakozwe n'intumwa 11 n'umurongo wa 26. Harasobanura. Hari igihe abantu basobanura mu mitekerereze yabo kubera guhishurirwa, ariko hakaba ibindi bintu biba biri mu ijambo ry'Imana. Nikigenda kitugora kenshi nuko abantu basobanura ibitekerezo. Iyo usobanuye ibitekerezo rimwe na rimwe usanga abantu byabacanze, ariko iyo ikintu kiri muri Bibiliya hari igihe bidashaka ibisobanuro. Haravuga ngo 11 byakozwe n'intumwa n'umurongo wa 26, amubonye bagarukana Antiokiya, bamara umwaka wose mu itorero rya Kristo ryaho, bigisha abantu benshi. Abigishwa ba Kristo bi Antiokiya nibo babaye abambere mu kwitwa abakristo. Abakristo ba Antiokiya nibo babaye abambere kwitwa abakristo. Izina umukristo ryatangiriye Antiokiya. Nuvuga ngo ahantu hose niba arandu Yesu Kristo yagiye avuga ubutumwa cyangwa se Paulo avuga ubutumwa, izina umukristo ryahereye muri Antiokiya. Noneho rero rimaze guhera Antiokiya, hariho impamvu zatumye abantu bitwa iryo zina. Nuvuga ngo n'ubusanzwe, ngira ngo nico nashakaga kuvuga, nuvuga ngo izina abakristo ryahereye Antiokiya. Mu bakristo bari bamaze gukizwa bitwa iryo zina. Sinzi rero nimba twavuga impamvu biswe iryo zina.
nicyo nari ngiye guhita nkurikizaho nkubaza. Hari igihe kenshi no mu buzima bwacu bwa buri munsi uravuga ngo uyu muntu si umukristo, ngo cyangwa ngo ngende umukristo, n'indirimbo zimwe zirabivuga. Ariko tuba twibaza ngo ese ninde witwa umukristo? Biterwa n'iki kugira ngo yitwe umukristo undi ntiyitwe umukristo? Murakoze cyane. Ngira ngo mu bisanzwe abayuda nibo bakundaga kwita abantu amazina afite ibisobanuro. Ubundi abayuda bose amazina yabo yari afite icyo asobanura. Ariko no mu mico y'abantu bamwe natwe ubwacu hari amazina twagiye twita abana tukabita ku mpamvu runaka. Urebye nk'imico hari ukuntu bitaga abana bashingiye nko kunka, bakavuga bati nyiranzaninka, nyirabigondo. Hari n'abandi babitaga ngo ni nyirazahabu baganisha ku nzahabu. Abandi bakabita ngo ni nyiramuzungu bijyanye n'ishusho ye. Nuvuga ngo n'izina umukristo si ikintu cy'inzaduka, si ikintu cy'inzaduka. Turaza kugera ahantu mutangara uburyo iri zina ryataye agaciro kubera ko baryita umuntu uwo ari we wese kandi atari ko risobanura. Reka mbanze mvuge ngo iri zina ryavuye he. Bari bafite ibintu bibaranga bisa n'ibya Kristo. Abantu biswa abakristo bari bafite ibintu bibaranga nk'ibya Kristo. Ibyo bibaranga byari biki? Nibyo ngiye kuvuga, ni ibintu bitatu. Nibyo byatumye abantu babita abakristo, kandi sibo biyisa abakristo. Oya, ni abantu babisa abakristo bashingiye kuri ibyo bintu bitatu. Nyuma yuko babona Kristo, bamwitegereje barebye ibyo akora, noneho abantu baza kubareba baravuga ngo bari abantu ni abakristo. Bisobanura nka kurya ko abantu bongurikira bakavuga bati bari abantu ni abamudaheranwa, bari abantu ni abafideli, bari abantu ni abantwaye ingabo. Naho izina umukristo ryaviriye, ariko naho byari bifite impamvu. Izo mpamvu rero nizo tugiye kuvuga mu ncamake, nubwo ntazisobanura cyane, ariko reka nzivuge, ariko tuzikurikiranye n'ibyanditswe byera gusa. Icyanditswe kimwe kimwe kibishigikira. Icya mbere, bari bafite imyitwarire imwe isa n'iya Kristo. Ni ukuvuga comportement. Mu Gifaransa ni ngaho byumvikana comportement, imyitwarire. Uburyo bitwaraga, babanje kureba Yesu uburyo yitwara. Abantu baramureba, bareba comportement ye Yesu, ngo buke babona barya abantu bakijijwe bafite comportement nk'iya Yesu, babita ngo bariya ni abakristo. Ni abantu be kubera ko bitwara nkawe, kubera ko basa nawe. Ni ukuvuga ngo umuntu yaje kwitwa ngo ni umukristo, ni ukuba afite comportement nk'iya Yesu. Ni ukuvuga ngo kuba mu rusengero no kuba umuramyi, no kuba uwo muntu wo guhimbaza, no kuba umuririmbyi rurangiranwa, no kuba umuvugabutumwa w'igitangaza, no kuba bishop, no kuba apotre, ibyo ndibidukarifya kuba abakristo. Ikiza kitwemeza ko turi abakristo ni imyitwarire, ni ukugira imyitwarire nk'iya Kristo. Icyo ni kimwe. Aho tujya kubisanga mu Bagalatiya igice cya 5 n'umurongo wa 26, n'Abaroma ibice 12 n'umurongo wa 3. Nisa kubona umwanya turahasoma. Ikintu cya kabiri, bakoraga imirimo imwe kandi isa n'iya Kristo. Bakoraga imirimo imwe barya abakristo isa n'iya Kristo. Ariko mwibuke ijambo riri mu Efeso 2 n'umurongo wa 10, haravuga ngo turabo yaremye ngo ituremera ngo imirimo, ngo kuva kera, ngo kugira ngo tuyigenderemo. Niba tudashoboye kugendera muri iyo mirimo ya Kristo, ntidushobora kwitwa abakristo. Nicyo gituma usanga rimwe abantu bavuga ngo umuntu ngo ni umuagronome, umuntu umuagronome ngo karakorera Imana. Ni gute umuntu yo kwitwa ngo umuagronome ngo ni umuntu w'Imana, kandi bakavuga ngo ngo icyo ko kiramukarifiye ngo ni umukristo? No, ubuso umurimo w'Imana ni imirimo tuba twarigiye nk'iyindi yose, ni kariyeri nk'izindi. Umuntu akora kuri banke, yakora kuri banke ngo ni umukozi w'Imana. Hariho imirimo abantu bakoze imirimo. Mwibuke ko na Yesu ahamagara abigishwa, yaramubwiraga ba Matayo, yabakuye kuri douane. Niba yarakoraga ari umurimo w'Imana yakoraga, kuko atahamurekeye, aba yaramubwiye ati komeza, kandi ubaye intumwa yanje, ariko komeza. Yamukuyeyo kuko yakuyeyo Petero yari umurobyi, ariko yamuzanye kugira ngo aje mu mirimo imwe nawe, babona kwitwa iki? Abakristo. Icyo ni ikintu cya kabiri.
Efesi ibice 2 n'umurongo wa 10, Yohana ibice 12 n'umurongo Yohana 12 n'umurongo wa 26. Harya havuga ngo umuntu nankorera data azamuha icubahiro. Ukorera ni uguha icubahiro, nukorera banki zaguha icubahiro, nukorera akarere kazaguha icubahiro, nukorera association runaka izaguha icubahiro, nukorera Imana rero nayo izaguha icubahiro. Tidushaka icubahiro aho tudakorera Imana. Nico kibazo rero dufite muri iki gihe, abantu babumva gusa ngo aho bari ngo ko barakorera Imana. Oya, hariho imirimo irahari mu rwandiko rw'Abaefeso. Ijambo rya 3 ariryo wenda dusorezaho, haravuga ngo bavugaga amagambo amwe ndetse asa na ya Kristo. Nuvuga ngo bagiraga imvugo imwe. Twebwe igituma abantu batakitumenya bayobewe umukristo n'utari umukristo, titugira amagambo amwe. Bavugaga imvugo imwe, kandi kikwemeza mwibuke wa Munsi wa Petro yakurikiye Yesu, aramukurikira, araruhageraho Yesu yarafungiwe. Ikintu kize kintangaza kinemeza koko bari bafite imvugo imwe. Bagiye bamubaza ibibazo bakamura bati kandi wewe wari uri kumwe nawe, agahakana. Bati kandi wewe, umukobwa umwe yaramubwiye ati waciye umuntu gutwi, twari kumwe, arahakana. Ijambo rya 3 bamubwiye, bamushinje, baramubwiye ngo imvugo yawe neza nimwe ni ya Yesu. Bishaka kuvuga iki? Bagiraga imvugo imwe, bavugaga imvugo imwe. Ni naco gituma bigaragaza muri rya jambo rya 2 imirimo navuze ni activité, mu gifaransa activité, aha naho les paroles, amagambo yabo yaramwe. Matayo 26 n'umurongo wa 73, Yohana ibice 8 n'umurongo wa 43, aho Yesu yabwiye abafarisayo ngo igituma ngo mutanumva ngo nuko mutazi imvugo yanjye. Niko Yesu yabwiye abafarisayo. Rero ngaya magambo 3, aya niyo magambo 3 atuma umuntu yitwa umukristo. Hirya yaya nayandi two kwihimbira, aya nayo ari mu ijambo ry'Imana, nayandi twashiraho. Ngira ngo wenda sinzi naringerageje nubwo hoba yandi. Urakoze cyane warudusobanuye neza, ariko hari ibintu nka 3 warukozeho bituma dukomeza kugira amatsiko yo gukomeza kwiga. Nukuvuga ngo izina Kristo niryo ryabyaye abakristo. Kristo ariho. Turibuze kwibaza ninde, ni muntu ki? Nyuma kuba we yaragize abayoboke bamukurikira, baramwitiriwe izina abakristo cyangwa se umukristo, ni inkomoko ya Kristo. Ariko nimba nabyumvise neza. Ikindi wavuze ngo umukristo agomba kurangwa n'imirimo myiza, n'imirimo bishatse kuvuga, wayikoresha ururimi rw'amahanga rw'Ifaransa uravuga ngo ni iri concordance. Isana, donc isani ya Kristo. Akenshi ari gihe tubona abantu ibyubahiro byo hanze y'itorero babizana mu ikanisa. Ugasanga umuntu uko abikomojeho akora muri banke cyangwa se akora mu bagronome cyangwa se n'umuhinzi, ariko yagera mu ikanisa ya titre yo hanze igakomeza ikagaruka. Ese byaraho bihuriye n'ubukristo? Oya, taho bihuriye n'ubukristo. Gusa Bibiliya iravuga ngo umunyacubahiro mu muhi icubahiro ce. Niko Bibiliya ivuga. Iyo ni Bibiliya iravuga ngo umunyacubahiro mu muhi icubahiro ce. Ariko kuba ari umunyacubahiro hanze tibisobanurwa ngo n'umukristo. Oya, ubundi ubukristo ndi tuweshwa n'icubahiro. Tubuheshwa n'ibi bintu 3 navuze. Yego. Ariko ibi nabyo biza kuza nyuma yo gukizwa, yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Wamara gukizwa rero abangaba biswe izina abakristo, nyuma yo gukizwa bakurikira Yesu. Ngo bakurikire Yesu nibirya navuze, comportement, imyitwarire yabo, binjira mu mirimo bari bahamagariwe. Ngo amare kwinjira mu mirimo yabahamagariwe, bakoresha za mvugo zo guca bugufi, zo kubaha za Yesu, bahita barabita ngo bari abantu na abakristo. Donc okay, muri iki gihe ni nkuko tuvuga mu gihugu bakavuga ngo nabi yi party. Nabi yi party, sinzi mu Kinyarwanda nabishaka. Okay. Ariko nyine urumva twokoresha gutyo kugira ngo wenda abantu babyumve, ariko siko byari bimeze. Ariko ni ngaho bavugaga bati bariya nabishaka rya Kristo, barabita ngo naba Kristo. Ariko icubahiro rwose, icubahiro tugiha abanyacubahiro, ariko ndibisobanurwa ngo umuntu aje
ubundi no mu rusengero iyo umuntu aje mu rusengero agomba kuza ari umukristo. Niko njyewe mbyumva. Agomba kubanza kuza ari umukristo, yamara kuza ari umukristo icyo cyubahiro akagihabwa, ariko ataje aricyo yitwaje. Ariko nyine sinzi abaza mu itorero cyangwa se mu materano cyangwa se nk'uko wari ubivuze bagomba kuba bakijijwe. Bakijijwe oya, barashobora kuza batanakijijwe ariko batitwa rya zina. Si ukuvuga ngo umuntu waje mu rusengero wese ngo ni umukristo. Oya, no, ndaza kubisobanura ngira ngo turaza kwifashisha Bibiliya twumva uko bivugaho. Hari ijambo warukomojeho rivuga ngo agomba ngo bamaze gukizwa. Ese ijambo gukizwa rikomoka ku kibari bakiziki? Ijambo gukizwa ubundi turigarutse ngo mu Giswahili, nifashishije Igiswahili kiravuga ngo kuokolewa. Kuokolewa ni nk'umuntu wari mu kaga, wari ugiye gupfa, noneho bakamukurayo. Ni nk'utabawe ariko akuwa ahantu habi, akavuga ngo nimeokolewa. Kuokolewa ariko ni nk'umuntu ugukuyeyo, tuba wikuyeyo wenyine. Ni umuntu wagukuyeyo. No gukizwa ni nk'umuntu wagukijije, yagukuye ahantu. N'ubutabaza guhaye. Ni ukuvuga ngo ni umuntu ugukuye ahantu ariko akahagukuza imbaraga mu buryo utari kuhava wenyine. Noneho rero hariho umwanditsi uvuga ngo twakijijwe iki? Twakijijwe ibyaha, twavuye mu byaha, twakuwe mu ngoyi za Satani, twari mu bwami bw'umwijima, dukurwa ngaryo jambo ryoroshe. Twakijijwe, twakuwe mu bwami bw'umwijima, dushirwa mu bwami bw'umuco. Twakuwe mu ngoyi, twari tuboshwe. Hari umuririmbyi yavuga ngo nari imbohe ya Satani, ngo ndazi ko naboshwe. Buriya bari abantu bari hanze ntibazi ko baboshwe. Umunsi bamenye ko baboshwe buvamo, ariko ntibazi ko baboshwe. Niko bimeze. Ese ni bande bari baboshwe cyangwa se ni bande bagombaga gukizwa? Abagombaga gukizwa erega Yesu yaziye abantu bose. Usomye muri Bibiliya, Bibiliya iravuga ngo mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 3:16 ngo nk'uko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ni ukuvuga ngo Adamu amaze gucumura, Adamu duhereye mu itangiriro, Adamu amaze gucumura. Nyuma ya Adamu gucumura, abantu bose bavutse nyuma ya Adamu ni abanyabicumuro. Bose kuva keretse gusa Adamu na Kayini kera yavutse nyuma yuko bamaze gucumura. Ni ukuvuga ngo ni umuntu wese ku isi, nako Bibiliya ivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi bose byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ni ukuvuga ngo yatanze umwana wayo w'ikinege ku bantu bose bari ku isi kuko bari abanyabicumuro bose. Ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe Yesu atitangiye ugomba gukizwa, kandi gukizwa ni ukumwizera. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo yaziye twese, n'utaramumenya nawe aracyafite ibyiringiro ko nawe, cyangwa se aracyari amahirwe ko nawe ku bwanone ushobora kumva kino kiganiro yo musanga akabona uko gukizwa. Bibiliya iravuga ngo hariho ibyiringiro, kandi Yesu Bibiliya iravuga ngo ntiyaziye abakiranutse, yaziye abanyabyaha. N'ubu aracyabategeye amaboko, aracyategereje. Kandi we ndawe kurya twebwe dushobora kubona ngo uyu muntu ngo byararenze ngo yabaye ruhebwa. Reka nta ruhebwa muri Bibiliya hariho. None se ari ruhebwa uruta Pawulo? Wari umwicanyi, wari umugizi wa nabi, wakwemera gute ko yahindutse ariko akaba umuvuga butumwa ukomeye? Nuvuga ngo naba baracyategerejwe. Ni nabwo butumwa tubwira, nabwo butumwa tuvuga nako. Ariko ngaruke ku kandi kantu nashakaga kuvuga, naringize ngo ngaruke kuri iri zina umukristo. Kuri ubu iri zina umukristo ryataye umwimerere waryo, kubera iki? Ni ukuvuga ngo abantu barikoresha mu buryo butari bwo. Babona umuntu mwiza nubwo atarakizwa, atarakira Yesu, babona umuntu mwiza ngo ni umukristo. Umuntu yakora ikintu ciza bakamwita ngo ni umukristo. Umuntu yavuga neza ngo ni umukristo. Umuntu yambara neza ngo ni umukristo. No, sibyo. Ibyo ndibijanye, ibyo ngibyo ni sibyo, siko bimeze. Rero kubera iyo mpamvu izina umukristo ryataye uburyohe, akanovera kabyo. Mu Rwanda niho baza bavuga ngo ubuziranenge. Ryataye ubuziranenge kubera ko tugenda turyitirira n'abadakwiriye kuryitirirwa. Nico rero nico kibazo usanga mu bantu
byatumye iryo zina ritagaciro ritakigira imbaraga kubera ko umuntu baryita umuntu gusa ngo yakoze neza, ngo yakoze nk'abakristo. No, yakoze nk'abantu bakoze neza, yavuze neza, yavuze nk'abantu bavuze neza, ariko ndi yavuze nk'umukristo kuko ari w'imvugo y'abakristo. Yatumye bamenya Petero, baramwira ngo n'imvugo yawe ngira kukarifiya kuri umukristo. Tugira imvugo yihariye tugomba kuvuga abantu bakatumenya, ariko muri iki gihe twize n'imvugo uratangara iyo ubonye n'umuvuga butumwa akoresha imvugo yo hanze yaba hanze, ukibaza utese iriya mvugo sayizanye gute? bishatse kuvuga ngo Kristo ni identite ku mukristo. None se nayo mpamvu yatumye babita iryo zina. Ni ukuvuga ngo nabivuze twebwe ikibazo dufite tuza kwivuga tukabanza tukavuga ngo turi abakristo. No, ntitwakagombye kuvuga ibyo, ntitwakagombye kuvuga hanze ngo tubwire abantu ngo turi abakristo. Rikada twebwe imyitwarire yacu n'ibyo dukora n'imvugo yogiye imenyekanisha abantu hanze gusa bakavuga bati aba ni abakristo. Bivangavanze tugatuma imerere w'abakristo, nico gituma tugenda tukisobanura ngo hamumbona ngo narakijijwe. Hari ikintu kimwe mpita nibaza ukomojeho, ese hari umuntu wujuje izo character cyangwa se iyo myitwarire cyangwa se iyo identite turebera kugira ngo tumenye umuntu w'umukristo? Ndashobora kubyemera ko bishoboka kuko nabandi baryiswe kubera ko bari biidentifiye kuri abo kandi bari abantu nkatwe. Iyo tuza kunanirwa turavuga ngo ibyo bintu biragoye kandi bikatugora twe bitaragoye abandi. Ntitwovuga ngo twogira ubwoba bwo gupfa dupfira Kristo hariho abapfuye, ubwo tuba tugaragaje intege nke. Niyo mpamvu ngewe nshobora kwemera ko by'ukuri hariho abantu bashobora kugaragaza uyu mwimerere wo kwitwa abakristo. Urebye comportement ye yonyine nawe wenyine ukavuga uti uyu ni umukristo. Wareba n'imirimo akora ukavuga uti uyu ni umukristo. Wareba imvugo avuga. Kuko ntitwakagombye kwitiranwa n'abisi. Umuntu wavuga imvugo umuntu akakwibaza ngo ese uyu mwese umuntu umukristo ngo uriya jambo avuze kameme biba bigutesha agaciro. Ngo yangu ariko ngo nubundi ngo ubundi ndumva ko ari igihe bavuga ngo bari abantu ngo nabastar. None ukibaza utese d'abord ijambo umustar ryazanwe nande? Umustar riri muri Bibiliya. Okay, none ugasanga bagiye kwita umukozi w'Imana bakamwita ngo ni umustar. Sinzi ari amagambo amwe nimba ari dictionnaire yaje cyangwa se nimba ari inkoranyamagambo yaje, iyo umuntu umeze nka reka nkoreshe no jambo nk'umurole model cyangwa se nk'umuntu wigiraho byinshi, iyo akoresheje ijambo kenshi twibwira ko twebwe tukirabi gacaye turi munsi yabo turimo kwigira kuri bo, twibwira ko hari ibitabo basomye twe tutarasoma. Tuvuga byenda iryo jambo riri muri Bibiliya ry'ubwaryo twe ubwacu tutarasobanukirwa. None ugasanga natwe ubwacu turikoresha kubera ko ababyeyi bacu barikoresha, abashumba barikoresha, abatugaragiye bwabo kuba barikoresha twumva ko atari imvugo nyandagaza muri Gikristo. Ubundi Bibiliya bivuga gute? Ubundi tuja kwiga ishuri rya Bibiliya hari akantu bahoraga batubwira, directeur yatubwiye yageza atubwira ngo tafadhali ngo nitawaondoa kwanza mapokeo ngo baadaye niwafundishe. Mapokeo ni ibintu umuntu yatoraguye. Yego. Nzabanza mbakuremo ibintu mwatoraguye mwagize ngo ni ukuri. No, ejo nariko mbaza abantu ririya jambo bavuga ngo urupfu ngo Kristo yarugize irembo. Yego. Ejo nariko mbaza umuntu twatugana ndamandise iri jambo neza ko icyanditswe cyaryo ko ntaryo nabonye. Ndamaza ndise bomba warasomye kenshi ugasanga ahantu normale mahavuga ngo Yesu Kristo ngo urupfu yarugize irembo. Arambira ati ndaho yagize nta cyanditswe kibivuga, ariko babisobanurira iki? Okay, naringize reka ndeke kuja kubiri byinshi, ariko nari nshatse kukwereka ko hari amagambo dukoresha abantu bakaruha bakagira ngo none ni ukuri ngo arakwiriye gukoreshwa, ariko atagomba gukoreshwa. Kubera iki? Yagumye agenda agaruka mu matwi, abantu bakaruha bakayafata ko ari ukuri, ariko atari ukuri.
sinzi nimba mbaye urabisobanuye ni bimwe abantu bavuga ngo ikinyoma iyo cyabaye cyinshi mu kiza kiro kikabukuri kubera ko abantu bamaze kucumva kenshi barabika ntibakeke ko ushobora kuba ari ikinyoma. Tuvuge ku rugero ubu hariho imyitwarire abantu bashobora kwitwara bakayibamo. Iyo ugize ngo urayikoraho ngo si myiza, ahubwo bakubona ko udafite imitekerereze iri hejuru, kubera iki bamaze igihe babibayemo, kubera ko bibamwe bumva ko ari ibintu bisanzwe. Nta buryo waba ukibivuga akakubwira atari ko kandi se ubundi ari nsubira kugarukaho gato bavuga ngo ubukristo ngo ni mu mutima. Njye nkibaza ndetse ubundi abantu kwitwa abakristo babirebeye mu mutima? No, ninjye wakagombye kubikubaza kubera ko hari ahantu byigeze biba umuntu akakubwira ngo nimba ari injuri uri bukoreshe, nimba uri bumbwirize nje ngakizwa ushinga ikanisa nakono bagenda icyo bita outreach, ukaja kubwiriza mu byaro cyangwa se wisanzuye ukuntu aho ugerayo umuntu akakubwira ati nje sinshobora gukizwa ngo nje mu rusengero rwo kwa kanaka kubera ko nawe harandi matenda akora, bamwe bakitwaza ngo ubukristo ni mu mutima. Icyo mbaza ni ukuvuga ngo niki kintu hariho nabaje ngo ese hari umuntu wujuje ibyo bintu byose byo gusa na Kristo? Hari umuntu ushobora kuba tubwiriza ubwacu ariko twareba imbuto ze ntizihure n'ibyo arimo kutwigisha, bigatuma dushidikanya icyo arimo kutubwira. Icyo mbaza, ubukristo koko buba mu mutima? Ubukristo cyangwa n'inyorosha cyaha? Noneho ndaza kubyifashisha nyuma, ariko reka mbe ngakozeho ku ndirimbo umuririmbyi yavuze ngo nje ndi umukristo, icyo ni ikintu ndaza kubigarukaho hepfo. Ariko ni ukuvuga ngo ubukristo buhera mu mutima koko, kuko ari ukwizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Bibiliya avuga ngo ni mu mwizera, ngo ni mwatuza akanwa mukamwizera muzakizwa. Ariko rero bwa bukristo ntibuguma mu mutima, bugaragara. Igituma bakwita ubukristo si iby'imbere, ni ibyagaragaye. Ni ukuvuga ko iyo bavuga ngo umuntu yambaye neza babirebera inyuma. Iyo bavuga ngo inzu ni nziza, nta nzu nimwe nari nigera mbona bavuga ngo ni nziza bashingiye imbere. Kandi Bibiliya ivuga ngo turi inzu y'Imana, turi n'ubuturo bw'Imana, ndetse ikavuga ngo turi urusengero rw'Imana. Ni ukuvuga ngo ubwiza bw'uru rusengero, uru rwa Zayoni, abantu baruvuga hanze, ntibaza bareba imbere. Kugira ngo bamenye ko turi abakristo ntibabirebera mu mutima, babanza kubirebera hano inyuma. Kuko no mu migani haravuga ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa. Ngira ngo cyane ndashobora ko nubwo umuntu yogira ngo ariyoberanya ntibikunda, nubwo wogira ngo urishushanya. Bibiliya nka burya havuga mu Baroma 12 n'umurongo wa 3 haraba undi mwishushanye nabiki gihe. Ni ukuvuga ngo abantu bari barababonye ko bahabishushanya, bagashaka kwishushanya n'abakristo ariko bikanga. Ni nguko wazana icuma ukazana n'ibumba ngo bihuze ntibyohura, ntibizabikunda. Uzubigwira ukora nanone abantu bakabibona. Ngira ngo sinzi uradusobanuriye cyane. Sinzi nawe udukurikiye nimba hari ikindi gitekerezo ushobora kuba ufite cyo kutunganira muri kino kiganiro turimo. Twese icyo dufatikanyiriza hamwe no kugira ngo bidufashirize mu rugendo mbese turimo. Ubaye ufite igitekerezo cyangwa se cyifuzo byandika muri comment kugira ngo ubutari cyo tuzaganiraho. Reka wongere udusobanure mu byo warugiye kudusobanura kuri bibiri kwibivuga. Tuzuye ku kibazo cya kabiri. Ariko reka nkira aho gato, hari akantu izina umukristo, hari ukuntu Yesu yagiye abyongeraho kuri rya zina ry'umukristo. Aravuga usomye muri Matayo 3:14 n'Abaefeso 5:8 aravuga ngo umukristo ngo n'umunyu w'isi. Urumva tuba tugiye kugaruka kuri irya comportement, kuko abantu imyitwarire y'abantu iziryoha. Yesu aravuga ngo muri umunyu w'isi. Avuga ikindi kintu gikomeye, aravuga ngo umukristo ngo ni umucyo. None se umucyo worinda kubaza ngo ese ngo ahari umucyo? Nibyo nari kumvuga ese kuko abantu baguma kutwibaza ko turi abakristo kandi turi umucyo, twari gushika ahantu tukamurika wamurika bagahita bavuga bati umukristo ageze hano.
iki kintu nicyo kize kindangaza, twarapfuye twisubireho, nitutisubiraho ibyo turimo ni inkinamico, ntituri abakirisitu. Twari tugomba gushika ahantu mwinshi, twebwe umwijima uri mu kwinjirana, ahubwo umuco ugahunga. Avuga irindi jambo rikomeye Yesu Kristo, aravuga ngo umukristo, nicyo kintu cyantangaje, ngo ni umudugudu wubatswe ku mpinga. Nta muntu wobaza umudugudu wubatse ku mpinga y'umusozi wo wubaza ngo ese uriya niki. Ni ukuvuga ko niyo shusho y'umukristo. Umukristo nuwo akwiriye guhagarara ahantu bagahita babibona. Ariko rero kubera imyitwarire bya bindi navuze ngo ryataye akanovera, twita umuntu wese nusetse ngo ni umukristo, nusimbye ngo ni umukristo, ariko sibyo. Murakoze cyane. Arakoze cyane kudusobanurira. Aravuze ati nimba turi twubatse ku mpinga z'imisozi, tukaba turi umunyu w'isi, ntabwo ubwacu twakagombye kuba twitaka, ibikorwa ubwabyo byonyine byakagombye kuba byivugira. Tugeze ahantu turi umuco, twakagombye kumurika. Tugeze ahantu twakagombye kuba batubona mu mpinga z'imisozi. Inshuti yanjye, wowe dukurikiye nje cyo nkuyemo ni ukugira ngo ku bwacu ibikorwa n'imirimo ari byo byivugira, ibindi nibyo twishiriraho. Hari ikindi kibazo twakomeje kwibaza nyuma yuko dusobanuriye kivuga ngo ubukristo hari icyo budufasha, ubukristo hari icyo bukora mu mukristo. Yego, ubukristo hari icyo bukora mu mukristo. Yego. Ni nka kurya umuntu yagiye kwa muganga. Yego. Iyo yagiye kwa muganga bamuha imiti. Iyi imiti itagize icyo ikora muri we, bimusaba gusubira kwa muganga. Noneho agafata indikiri cyangwa nyine indwara, bakavuga ati indwara niko numva itayigabanuka. Ni ukuvuga ngo ubukristo ni hahandi twavuze ngo ni ikintu kiba mu muntu. Noneho rero iyo kibaye mu muntu hari icyo kiza gikora. Reka ariko nifashishe noneho dusomera ijambo riri mu Bakorinto ba kabiri. Yego. Urwandiko Paulo yandikiye Abakorinto ba kabiri ni ibice 5 n'umurongo wa 7. Ibice 5 ndagira ngo n'umurongo cyangwa 17 reka ndebe. Murambabarira murantunga ni 17. Igice cya 5 n'umurongo wa 17. Haravuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gisha. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bisha. Icyo rero ubukristo buza bukora mu muntu, buza bukuramo ibintu bya kera. Ubukristo iyo bugeze mu muntu ni wa muti navuze uzuvura. Ni ukuvuga ngo ubukristo ni ikintu kize kija mu muntu kikama gikuramo uburakari, kigakuramo kuvuga nabi, kigakuramo ubusambanyi, kigakuramo umujinya, kigakuramo uburakari, kigakuramo umuntu rero akaburya urya wa Kristo. Biza bintangaza numbu nanjye nza nibaza icyo kibazo, kubona uburakari tukigira no kuvuga no kubesha no gusebanya, kandi icyo kintu kiri muri twebwe. Ubukristo buri muri twebwe. Ni ukuvuga ngo uwo muti nturakora, dusabwa kandi kuhabwa indikire. Ni ukuvuga ngo uwo muntu ndarakizwa nyayo, aracyafite urugendo. Ni wa muti ugendo, hari umuti baguha ukawunywa ugahita ukira, hakaba undi muti unywa bakakubwira ngo uzotwara igihe. Ni ukuvuga ngo bamwe Kristo muri bo ubukristo bugenda bukura gahoro, hakaba n'abandi byanze. Abo byanze ngira ngo ni ikibazo twabazanya twese ngo ese hagomba gukorwa iki. Ariko ubukristo ni ikintu, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo aba ari icyaremwe gisha, ibya kera biza bigenda bivamo. Ubukristo nibwo buza bukuramo ikintu umuntu akabinyanga mugayo, akavuga uti kubera ubukristo, akavuga uti rwose iki sinogikora. Bidashingiye ngo pasiteri yavuze, bidashingiye ngo abahanuzi bahanuye, oya, gusa kubera ubukristo. Impuhwe z'abandi bantu zizanwa n'ubukristo. Ngira ngo sinzi ko noba mbaye nkusubiza uko bishoboka, ariko
ubukristo bumara irari, bumara ibyifuzo. Uba wibaza sese aba bantu bafite ibyifuzo bararikira ibintu irari ryananiwe kubashiramo, ese ubukristo ko ari ikintu sinzi biba bimeze gute? Urakoze cyane kudusobanurira. Hari ikintu kimwe njye ndimo kugezaga hamwe ngafashwa, ubwo sinzi wowe urimo kudukurikira muri no mwanya uko wewe urimo kubibona, ariko twe turimo kwibaza ngo ese nize nyungu ziri mu kuba muri Kristo dushobora kubwira abataraba muri we, bumva ko harimo ari inyungu cyane kurutaho bari, kubera ko akenshi turi mu isi ibyaha biri concordance n'isi turimo, reka mbyite gutyo, kubera ko ibyaha turimo, ibyaha mbese biri hano mu isi ni ibidushukisha, ni imitako y'isi. Ese kuba muri Kristo byotuma dusiga ino mitako iri mu isi ni ibihe? Okay, sinzi, ngira ngo Paulo yanditse ijambo, Yego. nanone ndagaruka kuri rya jambo, ubundi titwakurikiye Yesu kugira ngo aduhe ibintu, Yego, ahubwo iyaje muri twe turanyurwa. Nico cyonyine tunyurwa nta kintu dufite, tunyurwa nta kintu tubonye, tunyurwa nuko turi, kubera ko dufite nk'iki ubutunzi se, izina iki. Ni ukuvuga ko Paulo yanditse ijambo, urabizi ko Paulo yari umunyabwenge, yari umuntu wari warize, yari umuntu ukomeye, yari umunyamategeko, niwe muntu bavuga ko yageze avuga ibitabo 5 bya Mose akabivuga mu mutwe, atarinze kuvuga ngo arabisoma mu mutwe, byari birimo. Yari mu nama nkuru y'abayuda bitaga ngo ni Senandri, yari umuntu ukomeye cyane. Ariko ari ijambo yanditse rikomeye cyane, yaravuze ngo ibyarinda mu yanje nabihinduye uruhombo kubwo gutunga Yesu Kristo. Yego, ntabwo amaso akibona iby'isi ukumva ko ubinyoteye ubinezerera. Kristo ndaruzura muri twebwe, iyo yuzuye aratunyura. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo wanimika nkaba umwami w'ishanga rinini rite nkabimbata y'icyaha icyo ari cyo cyose, ngo sinabyemera. Muri Kristo Yesu, reka mvuga ikintu kimwe. Ubushize hari utuntu, ubu Kristo buza buhindura. Ubushize hari ahantu nagiye mu modoka, noneho tugeze mu modoka baratubwira ngo nidutange ngo dutange amatike, twerekana amatike. Yego, noneho nerekana tike 2, ari kumwe na madame, ariko we yicaye inyuma. Noneho nyuma yabwo urya shoferi arambwira ngo nimfate ngo iyo tike ngo nihe madame. Ndamaze hari cyo bitwaye, ntaco bitwaye, nje numva nda kibazo. Atoya, ati kwanza urashaka kunteza ibibazo? Ntisi ibibazo nyabaga, ati ibibazo ngo nitugera mu nzira baraguhagarika mfite tike. Uzi kubera iki? Nta kibazo nari mfite, ariko umutima warambwiye ngo uri umukristo. Apana ngo ndi pasiteri, oya, umutima warambwiye ngo uri umukristo. Kuri umukristo ereka aba bantu neza, kubera ko abantu bamwe bashatse kuvuga batari ko subundi shoferi ikibazo ni ati njyewe navuze ngo nafashe tike ndayitanga. Yego, kubera iki? Ubukristo buza buhindura umuntu bukamucisha bugufi, bugacisha umuntu bugufi, ukamenya uburyo witwa. Nirya comportement, ndagenda ngaruka kuri irya comportement. Ibyiza byo kuba muri Kristo, ibyiza byo kwitwa umukristo si ugutunga amafaranga, si ukugira ngo tugire amazina batuvuge, ukuba watakaye buri mwisi, si ukugira ngo nitwe ngo reverend, nitwe bishop, nitwe apa, ni ukugira indangagaciro za Kristo. Ibindi bigenda biza, ariko tukufite indangagaciro za Kristo. Sinzi nimba shoboye kubivuga. Reka mfata akantu kamwe, mfata urugero mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 1 n'umurongo wa 12 13. Ari ukuntu nageranije ubukristo. Dufatire ku rugero umugore wasamye inda. Umugore wasamye inda, iyo asamye yanda hari ikimyangisha. Yego, Yambuti murimo iza yamimubwira ngo ikintu ukirya, ikintu ukirya ikurakirya, ikuragihindura ikintu ugihindura, ikamuhinduza n'uburyo bwo kugenda, ikamuhinduza n'uburyo bwo kwambara. Siwe si ubushake bwe, ni ukuvuga ngo niyambutire mu nda. Ubu Kristo rero
n'imbuto iziza muntu iyo ije mu muntu yonyine niyo izikora, niyo ikugenera icyo ukora, niyo ikugenera icyo urya, niyo ikugenera uburyo wambara, niyo ikugenera uburyo ugenda, niyo ikugenera uburyo uvuga, niyo ikugenera ibyo ureba, niyo ikugenera ibyo wumva. Iyo mbuto ariko sibyo. ni ukuvuga ngo icyo dusabwa si uguhinduka, icyo dusabwa ni ukwakira Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo iyo mbuto iyo igeze muri twe irahindura. Uzorebe umudamu utwite hari igihe aba inzobe, ntaza biterwa nuko yabaye inzobe abishaka, n'imbuto imurimo. Hari igihe abyibuhishwa n'iki na ya mbuto, hari igihe ananuka kandi atabishaka. Ni ukuvuga ngo Kristo yaje muri twe tukaba ba Kristo, tukaba ba Kristo. Iyo mbuto rero iraduhindura yonyine. Ntitwakagombye kwirirwa dusenga ngo Mwami Yesu Kristo ngo umpindure. Ese aguhindure wariye? Dusaba ngo aduhindure ari hehe? Reka n'ikibazo ngenda nibaza nanjye ndafite ibisubizo. Ubundi tusaba ngo Mwami Yesu ngo umpindure, kandi ari muri twebwe. Iyo ageze muri twe azaduhindura. Pawulo niko yavuze ngo maze kumwakira ibyarindamu yanjye nabihinduye uruhombo. Ntazavugaga ngo ntaho uzobona Pawulo avuga ngo yarasenze ngo Imana imwangishe ibyo yararimo. Oya, gusa maze kwakira Yesu Kristo byahise bihinduka. Niko twakagombye kumera. Ahubwo nanjye nicyo kibazo nibaza. Ngenda nibaza iki kibazo mu buzima ko kwiyo mbuto turimo kuki tudahinduka. Sinzi ngira ngo nako naringize ngo nshishemo. Urakoze cyane. Yego. Wakomereza nimba sinzi warusoje. Nari nsoje kuri iki kibazo warumbajije cyo kuvuga ko ubukristo ari cyo bukora mu muntu. Hari ikintu tuvuga, ese twibaza ku bwa none ikindi kibazo gikurikiyeho, ese ubukristo bushobora kuduhindura cyane? Ubukristo buraduhindura. Yego. Igituma buduhindura ubundi mu buzima busanzwe. Yego. Hari igihe tuza tubona umuntu akaba mu kintu tukavuga ngo caramubasa. Yego. Nguriya ni imbata y'inzoga. Yego. Ni ukuvuga ngo umuntu aba imbata y'ikintu mu gihe takibasha kuyobora cya kintu aricyo kikuyobora. Ngo kuba twahitazamo inshinga kuvuga ngo kubaturwa. Hahitahaza kubaturwa nyine. Ni ukuvuga ngo iyo bavuga ngo umuntu ngo ni imbata y'umuntu, ni ukuvuga ngo ubaho kubwe, ugenda kubwe, uvuga kubwe, ugenda avuga ngo ugende, wicara kubwiye ngo wicare, urya avuze ngo urarya. Muri cyage rero uba wahindutse imbata kuko nta tegeko wifiteho wewe. Umuntu ashobora kuba mu cyaha, yamara kuba mu cyaha kikamugira imbata kikaza kimujana. Mwagira ngo muramusobana akakubwira ngo reka hariho abantu bamuzubwira akakubwira ngo nukuri pastor ngo naragerageje ngo kandi nzangerageza ngo namara ukwezi kumwe ngo bikanga. Uzi gituma byanga? Cyaramubase. Noneho iyo amaze kubatwa gutyo, icyo naringe kugaruka rero ku bukristo. Ubukristo hari ahantu bugera ku muntu bukamubata. Ibyo nibyo usomye mu Baroma igice cya 6 n'umurongo simbani bakani bari 17. Haravuga ngo tuvuye mu bubata bw'ibyaha ngo nubwo amategeko ngo tubimbata z'ubuntu bw'Imana. Hari akantu komoje ngo n'ubukristo buratubata, n'ibyaha byari byaratubata. Yego. Nose kubatwa niko bundi. Nicyo nyine nicyo mbaye mvuga. Nukuvuga ngo twebwe dufite umudendezo kuko mu isezerano rya kera iyo umuntu yabatwaga n'amategeko baravugaga ngo umuntu nakora gutya apfe. Nukuramwe mu ndijisho nawe bagukuremo. Siko? Yego. Aho bakavuga bati niwica umuntu nawe bakwica. Ariko mu isezerano risha rero igituma mvuga ngo niko ijambo ry'Imana, nukuri kw'ijambo ry'Imana haravuga ngo tuvuye mu bubata bw'ibyaha ngo n'amategeko ngo tubimbata z'ubuntu bw'Imana. Kandi iyo tuvuze ubuntu tuba tuvuze Kristo, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ubuntu bw'Imana bwarabonetse ngo butuzanira agakiza. Ubone Yesu Kristo. Ubuntu rero butugiraho imbaraga, ariko butugiraho imbaraga bukaduha n'umudendezo. Ubukristo buryo buzamutubata burakubwira ngo inzira niyi, nushaka guca muri iyi yicemo, nushaka kurya iki ngiki ukirye. Pawulo yanditse ijambo ryiza aravuga ngo byose turabyemerewe ngo ariko siko byose bidufitiye iki umumaro. Nukuvuga rero numva ko ariko umuntu umukristo nyayo
umukristo nyayo ubukristo buzamumubata uti gute. Wibuke hari umunsi Pawulo yagiye kuja kuvuga ubutumwa muri Antiokia ya Pisidiya, ngira ngo umwuka aramubwira ngo ndanze, sinshaka kugenda iyo ndabyana, kandi yaragiye kuvuga ubutumwa. Umwuka aramubwira ati no garuka. Nico gihe yabonye umuntu amuhamagara Makedoniya, aramubwira ngo ngwino nguze gututabara. Ni ukuvuga rero ubukristo ni ikintu kize kitugiraho itegeko. Ubukristo ubwo mushatse kuvuga iki? Iyo umuntu ari muri Kristo, iyo ubaye umukristo uzuja muri Kristo, ugiye muri Kristo ngahe mbwira uburyo wakora ibyo ushaka kandi uri muri Kristo. Ni ukuvuga ngo ubaye muri Kristo ukora icyo Kristo akubwiye, uvuga icyo Kristo akubwiye, ureba icyo Kristo, kubera kuko umurimo. Usibye ko abantu bavuga ngo Kristo ari muri twebwe tuba muri Kristo niko Bibiliya ivuga. Tubaye muri we rero niwe udushoboza. Noneho iyo tubaye muri we adushoboza rero kutaba imbata y'ikintu. Umurakari nibwombata, kuvuga nabi ndikombata, yego birashika. Hari igihe umuntu ashika kubera ko dufite urugamba, kubera ko Satani aturwanya, ukaba wavuga urakaye. Ariko Bibiliya iravuga ngo nurakara ntukirize umunsi. Birashoboka, birashika, ariko ndukiriza umunsi. Ndetse hari ahantu Yesu yanavuze ngo abantu nibakubabaza ngo ese uzababarire. Ni ukuvuga ngo uje kubabarira umuntu yuko yagukomerekeje, tuzadukomereka. Ariko Yesu avuga neza ati umuntu nakubabarira abantu maze se ni 7, umfata pana 7, ahubwo 7 inshuro 70. Tekereza, mwumva umukristo kwameze. Nguwo umukristo rero ni umuntu ushobora kubabarira umuntu ku munsi rimwe inshuro 440, ndagira ngo 440. Ariko we abakristo w'iki gihe ubu ngubu dufite, umuntu agucumuraho rimwe none ejo yongera kugucumuraho, hirya yeje agucumuraho, mamutandukanye kakubura ngo waramenyereye waramenyereye kandi atari byo. Ukomoje ku kintu cy'imbabazi sinzi nimba tuzagifatira umwanya. Bimwe mu bintu bitubase kandi biri mu rujijo rwinshi cyane, kwibaza ngo ninde ugomba kubabarirwa, kubabarira bibaryari cyane rwose. Kuko hari ibintu ari ijambo abanyarwanda bakoresha ngo ku bwende. Umuntu akora ikintu ku bushake, yego, yarangiza agasaba imbabazi, kandi nawe wakoreye kosa uzi ko usobanukiwe neza ko icyo kintu cyabaye. Ntitugiye orosije ariko dukoreye kuri ako kantu gatoya. Buriya nta bushake, ntacu umuntu azakora ku bushake, keretse Satani yarapfuye. Satani akiriho buriya nitwe tubyita ko umuntu yabikoze ku bushake. Ariko tumaze kumenya ko hari umwuka ubinyuma yacu udashaka ko dukora neza, muri icyo gihe duhita tumenya ko umwarimu yigeze kutubwira, aratubwira ngo ese ngo umuntu yakoneshereje inka zikaja mu murima zikona, wamara gushika wewe nyiri umurima ugasanga inka ziri mu murima, yego, ugashika ugatema inka. Wamara gutema inka, ese iyo bagiye kurega barega nde? Umupanga niwe watemye inka, kuki batarega umupanga? Ariko barega wari ufashe iki? Umupanga. Bishaka kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo umuntu iyo yemeye akoreshwa n'Imana, iyo atemeye akoreshwa na Satani. Iyo ni principe ni ebyiri gusa. Ni ukuvuga ngo abagenga ni babiri gusa, badashobora guhinduka. Udashobora kuvuga ngo iki kintu mucantunguye, oya ticyagutunguye, kuko tugendana na Satani igihe cyose tukagendana n'Imana. Abagenga ni babiri, utemeye kugengwa n'Imana ugengwa na Satani. Nacho gituma umwanditsi kiriya jambo nakubwiye havuga mu Bibiliya, iravuga ngo nditukira abacu ngo twiyobore, ngo twigenge. Yego. Niho harya kandi nsubira inyuma kuba imbata, nditukira abacu ngo twigenge. Iyo twamaze gukizwa tukijya muri Kristo titwigenga. Rero imbabazi nta buryo ushobora kuvuga ngo umuntu ngo yabikoze abigirira ngo nabirebye ngo menya ko hariho abagenga babiri batugendaho igihe cyose. Rero icyo gihe iyo uzubaye gatoya umugenga mubi arakuyobora ugakora ikintu kibi. Ngeretse n'icyo gihe uzusigara wicuza ukavuga ati ariko iki kintu ngikoze gute? Hari ibintu dukora spontanément bishika gutya bidutunguye, hakaba n'ibindi nibyo birya abantu bavuga ngo yarabipanze. Haba nubwo wopanga ikintu ubundi iyo umuntu agiye kwica umuntu arabitegura. None se ntiwovuga ngo yabigiririye, oya, kandi hari umuntu uri inyuma umurekomanda wanyumujyana.
sinzi nimba nshatse kubisobanura gutyo. urabisobanuye neza. Nongere nibutse abantu badukurikiye, ikiganiro ni cya batatu, ni cyanjye nawe wowe udukurikiye na pasiteri. Uruhare rwawe rurakeneye kuba ushobora kuba wotwandikira muri comment cyangwa se ukatwunganira mu buryo tubwira ngo kino kintu ndifuza ko muzakiganiraho, cyangwa se ndifuza ko pasiteri azansubiriza kino kibazo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kugira ngo inyunganizi yawe idufashe kugira ngo tugire abo dusa n'imitima, tugire n'abo dufasha. Turimo kugana ku musozo, ikibazo nkeka ko ari icya nyuma. Tubaze ngo ni ibiki bishobora kutwereka umukristo nyakuri. Nyuma y'uko umaze kudusobanura umukristo nyakuri, umukristo uwo ari we, aho ryavuye iryo jambo kuba umuntu witwa umukristo, ndetse n'icyo bitubaturaho, ndetse n'icyo bidukoresha, n'icyo bidushoboza. Turimo kwibaza ngo ese ni ibiki bishobora kutwereka umukristo nyakuri. Ni ukuvuga ko urakoze cyane. buriya hari ibintu, buriya abantu bose bagira ibintu bibaranga. Buriya urebye neza umujura wamumenya utarinze kumubaza. Abakanishi ubamenya utarinze kubabaza. Urebye imyenda bambara naho bakorera wabibwira. Umunyeshuri hura nawe ukareba imyenda yambaye ugahita uvuga ngo uyu ni umunyeshuri. Iki nacyo mu by'ukuri ni ibiki biranga umukristo nyakuri. Hari ibintu ni byinshi pe. Nicyo gituma rero abantu bitiranya, yabona koza akantu kamwe akagira ngo none bakavuga bati yarujuje. Oya, buriya urangije primaire nduburangije amashuri yose, kandi urangije na secondaire tiwavuga ngo urarangije. Yewe haba n'urangije université taba yarangije, haba n'urangije maîtrise taba yarangije. Shatse kukwereka iki kuba Kristo bufite ibintu byinshi bibiguririraho kugira ngo tugaruke kuri zijya ndangagaciro eshatu, nuko tuba tujuje muri bimwe nk'ibi cyangwa ibindi. Ikintu cyambere kiranga umukristo nyakuri nukwera imbuto. Na Yesu yarabivuze ngo muzabamenyera ku mbuto. Tiyavuze ngo muzabamenyera kuririmba neza, ngo muzabamenyera kuvuga ubutumwa ngo n'umuhanga ni igitangaza. Tiyavuze ngo muzabamenyera kuri titre, ngo kubera ko tiyigeze avuga ngo muzabamenyera kuko imodoka ciza zo bafite ngo n'amafaranga, kandi ibyo nibyo tubariraho. Ariko yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto. Icyo niyo kalite ya mbere igaragaza umukristo nyakuri. Abagalatiya ibice 5:22 ugeza kuri 23 hariho imbuto 9. Izo mbuto 9 rero zigomba kutugaragaraho. Nizo nizitaratugaragararaho dukwiriye kuziharanira, guharanira. Hano mu Rwanda hari ijambo bakoresha ngo kudaheranwa n'agahinda. Hari ibintu tutaguriye guheranwa nabyo, kubera ko Yesu yaduhaye imbaraga z'Umwuka wera zidushoboza. Ikintu cya kabiri ni uguhamya. Guhamya ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere n'umurongo w'8 6:15. Ni ukuvuga ngo dutegerezwa kugira ubuhamya bwo guhamya uko twahindutse. D'abord twebwe dukwiriye kugira ubuhamya tuvuga uko twahindutse. Bibiliya ivuga ngo mube mwiteguye ngo nibababaza ngo ukwizera kwanyu gushingiye kuki. D'abord tugire ubuhamya tugire n'ubuhamya bwo guhamya Yesu Kristo. Yaravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga ngo Umwuka wera nabamanukira, ngo nimumara muzabiki abahamya bwo kumpamya. Icyo ni ikintu cya kabiri kiza kiranga umukristo nyakuri. Ariko twebwe uzaho duhagararira, umuntu avuga uburyo yahindutse, akavuga ngo Imana yaramuzamuye, ngo Imana yampaye ibi. Mwumve ngo ibyo nibyo bihabije kuzuza ngo umukristo nyakuri. No. Aya nabo hanze barabifite. Icya gatatu, gukunda kwiga ijambo ry'Imana. Ngiki kibazo aho kiri. Aha hari kibazo gikomeye. Abigishwa ba Yesu mbere ya byose babaye forme, yari ko abigisha ijambo ry'Imana. Banarangije na Yesu amaze kugenda, intumwa nicyo kintu bakoze, bigaga ijambo ry'Imana. Dufite carence y'ijambo ry'Imana. Nicyo gituma ndaba Kristo nyakuri bakomeye ntabo dufite, n'abana tibiga. Kubera ko abantu badashaka kwiga iby'ijambo ry'Imana. Kuko twosanga ahantu hari 5,000 tugasanga hizemo umuntu wize ijambo ry'Imana n'umwe. Kubera iki nta gaciro babiha ndaboka. Sinzi ukundi nabivuga, ariko mbaye mbivuze gatoya. Umukristo nyakuri akunda kwiga ijambo ry'Imana. Icya kane, abona inyota yo gusenga. Mu Batesalonike ba mbere ndagira ngo aho ngaho hari ibyanditswe
hari ibyanditswe rwose aha guhamya nabivuze, gukunda ijambo ry'Imana, ibyakozwe n'intumwa 6:2 n'umurongo w'8. aha nari mvuze ngo ahora n'inyota yo gusenga. Ejo nimugoroba narabivuze, buriya ku ishuri hariho amashuri yageza agora, yego, kandi yageza tumudasubiramwo repeshaje nka matematike na fizike n'igifaransa, yego, ndagira ngo wenda na shimi. Iyo watsindwaga ayo masomo nta buryo bwosubiyemo, ntibikunda, bageze bakubura bati taha. Ni ukuvuga ngo isomo rikomeye, ikintu kiranga umukristo nyayo ni inyota yo gusenga. Inyota yo gusenga, mbisubiremo, inyota yo gusenga niryo jambo ryonyine Bibiri. Nari mvuze yuko ikindi kiranga umukristo nyakuri ni ukwihana vuba cyane, kwihana. Ubu Yona ibice 3 n'umurongo wa 5 ugeza ku 9, hamwe Yona yagiye kuvuga ubutumwa, ahantu yari kuvuga ubutumwa iminsi 3 abuvuga umunsi umwe, ariko abantu bikubita hasi barihana. Icyo kigaragaza iki? Umukristo nyakuri ufite umutima. Icya 7, ababarira vuba. Ababarira vuba, umukristo nyakuri ababarira vuba. Twagize inzika mu mitima, dufite ibintu twabitse, kandi twitwa ko turabakristo, kandi ico nico Yesu Kristo yatweretse cyo kubabarira. Ntitubabarira kuko badusabye imbabazi, oya, tubabarira kuko natwe twababariwe, kandi nimba utiri muri twebwe. Usomya Abakolosayi igice cya 3:13, agirirwa icyizere. Umukristo nyakuri azagirirwa icyizere. Dufite abakristo badafitiwe icyizere, ariko bakabita ngo n'abakristo. Nubona urenze mu murongo wo kutizerwa, umenye ko ubukristo bwawe buri mwakabazo. Ahuja gusoma Tito urwandiko rwa Tito urwandiko rwa Timoteyo wa mbere igice cya 1 umurongo wa 12, itangiriro 40 n'umurongo wa 4. Avuga ukuri buri gihe. Umukristo nyakuri avuga ukuri buri gihe. Yo nabizira, yo bizira. Avuga ukuri nijoro, akavuga ukuri ku manywa, akavuga ukuri ari kumwe n'abantu benshi, akavuga ukuri ari mu bantu bake, akavuga ukuri mu bantu batamuza. Nico cyashize naco. Abakristo ntibari mu kuvuga ukuri, ariko tukita ngo turabakristo niba muri twebwe hatari mu ubukristo. Ahuja gusoma rero Imigani 8:7, ubutumwa bwiza bwa Yohana 8:46. Azi gutega amatwi abandi bantu. Umukristo nyakuri azi gutega amatwi abandi bantu, akicara kumva abandi bantu. Iki ndaco kiriho, nta mwanya dufite wo gutega amatwi abandi. Abantu amaguru yabaye hejuru. Ariko rero tukavuga ngo kandi ibyo nibyo Yesu yadusigiye. Yesu yadusigiye byo gutega abandi abantu bafite ibibazo hanze. Hariho abantu babuze umuntu batega amatwi. Ni ubutumwa bukomeye wamutega amatwi. Reka mvuga aka kandi ubushize hari umuntu twaganiriye, twicarana nawe saa 3, ambwira akababaro yari afite. Tugeza saa 8 ntaramusubiza. Ngejeje saa 8 ndamubaza amasaha 8, ndamaze se byukuri ibi bintu wambwira ni ukuri? Arambwira ati sindamara. Aravuga ageza saa 11. Saa 11 namwe tugiye kuja mu materaniro, reka dusubire muri repeshaje. Mutega amatwi. Gutega umuntu amatwi ni umuti. Iyo ni karaktere cyangwa se bikora umukristo nyakuri. Ahuja gusoma Malaki ibice 3 n'umurongo wa 16. Akunda amahoro akayaharanira. Umukristo nyakuri. Bibiliya harandi ivuga ngo mu rwawe ruhande ngo ubane n'abantu bose amahoro. Ubundi Imana ndi yaduhamagariye kureba abandi, yaduhamagariye kwireba wewe, kuko wewe uri amahoro y'undi, nundi ni amahoro yawe. Mu gihe ubuza amahoro uzayabuza undi. Tugomba guharanira iki? Amahoro mu rwawe ruhande. Umukristo nyakuri aza kunda kuba amahoro, agira amahoro akanayaharanira. Aho rero uja kubisoma Zaburi ya 34 n'umurongo wa 15. Hanyuma tugana ku musozo, yuzuye ubwenge bw'Imana. Umukristo nyakuri yuzuye ubwenge bw'Imana. Ngira ngo abaherutse gukurikira inyigisho, hari ubwenge twigishe ko ari ubwenge bw'abantu, hakaba n'ubwenge bw'isi, hakaba n'ubwenge bw'abadaimoni, hakaba n'ubwenge bw'abantu nyamaswa, hakaba n'ubwenge bw'Imana. Umukristo rero aba yuzuye ubwenge bw'Imana. Aho bisanga Abakorinto ba mbere igice cya 1 n'umurongo wa 21. Irya nyuma rero aba yuzuye kwihangana, kandi nibyo byatumye Yesu anesha. Yesu yaranesheje ngo amare yarihanganye, mu kwihangana aranesha, araducungura.
nshuti bavandimwe rero ngira ngo sinzi nuko nshobora kugira ngo dufatanye umukristo nyakuri, ariko ibyo nibyo nshoboye kuvuga, hariho n'ibindi. Ariko Imana idushoboje tukabanza tukagera no kuri izo ntambwe, twaba tubaye abanyamahirwe. Murakoze cyane. Arakoze cyane umushumba kudusobanurira mu bimwe bintu by'ingenzi twari twifuza kumenya. Ibibazo biracyari byinshi, reka dusubikire hano. Murakoze cyane. Turabashimira cyane kandi nkeka ko ubutaha tugarukira indisije muri zimwe twagiye tumentioninga uko tuzibaza, ndetse namwe mudukurikiye dukomeza kubasaba inkunga yanyu, nta yindi no kuduha ibitekerezo, ibyifuzo kimwe cyangwa se bibi dushobora kuganiraho kugira ngo dukomeze kwaguka mu mitekerereze y'urugendo ruja mu ijoro turimo. Imana iguhe umugisha. Namwe Imana ibahe umugisha. Yego. Murakoze. Mutega amatwi. Gutega umuntu amatwi ni umuti. Iyo ni karaktere cyangwa se bikora umukristo nyakuri. Aho uja gusoma Malaki ibice 3:16. Akunda amahoro akayaharanira. Umukristo nyakuri. Bibiliya harandi ivuga ngo mu rwawe ruhande ngo ubane n'abantu bose amahoro. Ubundi Imana ndi yaduhamagariye kureba abandi, yaduhamagariye kwireba wewe, kuko wewe uri amahoro y'undi, n'undi ni amahoro yawe. Mu gihe ubuza amahoro uzayabuza undi. Tugomba guharanira iki? Amahoro mu rwawe ruhande. Umukristo nyakuri aza kunda kuba amahoro, agira amahoro akanayaharanira. Aho rero uja kubisoma Zaburi ya 34:15, hanyuma tugana ku musozo. Yuzuye ubwenge bw'Imana. Umukristo nyakuri yuzuye ubwenge bw'Imana. Ngira ngo abaherutse gukurikira inyigisho, hari ubwenge twigishe ko hariho ubwenge bw'abantu, hakaba n'ubwenge bw'isi, hakaba n'ubwenge bw'abadayimoni, hakaba n'ubwenge bw'abantu nyamaswa, hakaba n'ubwenge bw'Imana. Umukristo rero aba yuzuye ubwenge bw'Imana. Aho bisanga Abakorinto ba mbere igice ca mbere n'umurongo wa 21. Irya nyuma rero aba yuzuye kwihangana. Kandi nibyo byatumye Yesu anesha. Yesu yaranesheje ngo amare yarihanganye, mu kwihangana aranesha araducungura. Nshuti bavandimwe rero ngira ngo sinzi nuko nshobora kugira ngo dufatanye umukristo nyakuri, ariko ibyo nibyo nshoboye kuvuga, hariho n'ibindi. Ariko Imana idushoboje tukabanza tukagera no kuri izo ntambwe, twaba tubaye abanyamahirwe. Murakoze cyane. Arakoze cyane umushumba kudusobanurira mu bimwe bintu by'ingenzi twari twifuza kumenya. Ibibazo biracyari byinshi, reka dusubikire hano. Murakoze cyane. Turabashimira cyane kandi nkeka ko ubutaha tugarukira indisije muri zimwe twagiye tumentioninga uko tuzibaza, ndetse namwe mudukurikiye dukomeza kubasaba inkunga yanyu, nta yindi no kuduha ibitekerezo, ibyifuzo kimwe cyangwa se bibi dushobora kuganiraho kugira ngo dukomeze kwaguka mu mitekerereze y'urugendo ruja mu ijoro turimo. Imana iguhe umugisha. Namwe Imana ibahe umugisha. Yego. Murakoze.